Muraho neza. Murashaka kumenya byinshi ku kuri kw'ijambo ry'Imana n'uburyo wakwitwara neza muri urugendo rwa Gikristo mu bihe nk'ibi bigoye. Turabararikira gukurikira Shamgar TV kuri YouTube kandi mugakanda subscribe kugira ngo igihe cyose hari ibiganiro mubibone kandi mubibonere ku gihe. Murakoze. Shamgar TV. Imana ibahe umugisha, twongeye kubaha ikaze mu kiganiro mumaze kumenyera Shamgar TV show. Nkuko musanzwe mubimenyereye, buri munsi tubazanira insanganyamatsiko zitandukanye tugira ngo tuganire turebe ukuntu mu buzima bwa Gikristo twakomeza kugenda turushaho gufashwa. Kuri uyu munsi rero nanone twongeye kugaruka, ngewe turi kumwe nk'ibisanzwe ni mwene so Mucyo Enoch Rutanga. Tukaba twaje kuganira ku yindi nsanganyamatsiko, ariko mbere yuko nyibagezaho reka banze mbapresente abo turi kumwe kuko ntabwo ndi njyenyine. Ndahera uburyo bwanjye batwibwira amazina yabo. Murakoze. Urakoze. Ngewe ni mwene so Kumbi Levi. Nuko nakwipresenta. Murakoze. Murakoze. Nge nitwa Frere Herman Kajijuka. Imana ibahe umugisha mwene so muri Kristo. Twizere ubutumwa bw'igihe. Yego. Murakoze cyane. Ntangire mbashimira ko mwitabiriye ubutumire bwacu. Nukuri biba bigoye ariko Imana ibahe umugisha. Hanyuma ikiganiro cy'uyu munsi, insanganyamatsiko twifuje kuganiraho ni insanganyamatsiko ntoya ariko mu by'ukuri y'ingenzi cyane mu buzima bwa buri munsi ku mukristo. Ivuga iti ese twakira kandi tugakiranuka. Gukira dushaka kuvuga aho ngaho ni ugukira mu buryo bw'umutungo, gukira tukaba abakire nyine, ariko nanone tugakiranuka ku ijambo ry'Imana, ntitubashe guhonyora cyangwa se kuviyora ijambo ry'Imana. Bene data, bikunda kuvugwa yuko mu by'ukuri ngo ni imvugo twakuze twumva, ngo burya ngo nta mukire ngo utagira ibitambo ngo ntiwakira ngo udakoze amanyanga. Kandi koko wajya kureba ugasanga nawe muri experience abantu benshi muhura usanga baregwa yuko hari ibintu bakoze bidahuje n'amategeko, bidahuje n'indangagaciro za Gikristo kugira ngo babone uko bakira cyangwa se bagere ku butunzi baba bafite. Ese duhereye aho ngaho ubundi mwe mubyumva mute? Duhere kuri Frere Levi. Mubyumva mute ibyo bintu birakwiye ku mukristo ko yakora icyo kintu kugira ngo abone ubwo butunzi nubwo ari umukristo? Urakoze cyane Frere Mucyo kubwi insanganyamatsiko nziza nk'ukuntu wari ubivuze, isa nkaho yoroshye ariko ifite ubwiru bwinshi. Nk'umubwiriza butumwa ntabwo byoroha kuvuga ikintu mu magambo make, biranatuvuna cyane kugira ngo usobanure ikintu mu magambo make. Ariko nakunze precision batanze, bavuze ngo gukira mu buryo bw'imitungo, mu buryo bufatika. Gukira muri ubwo buryo ndagira ngo mbanze menyeshe abantu bose badukurikiye yuko gukira kwa mbere ari gukira mu bugingo, niko gukira kwa mbere. Ibyo bindi ni nyongera, ntabwo ariyo ikwiye kuba cause principale yacu. Muri Yohana 3:2 Yohana arimo arandika ari kubwira Agayo, arambwira ngo ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Hano mu Gifaransa aravuze ngo comme prospère l'état de ton âme, ubugingo bwawe. Ça veut dire que benediction ya mbere ni ubugingo. Niyo benediction dukwiye kubanza gushishikaza kubona, kuko Yesu yabwiye abantu ngo ese byakumarira iki gutunga ibyo bintu byose ukabyiruka inyuma warangiza ugatakaza ubugingo. Hanyuma Levi, tutari twajya kure, ubonye ubwo butunzi bwo mu mutima nk'uko mwari mubyize, ubonye ubwo bugingo urakijijwe. Hanyuma ariko yuko ububonye hashize kera utarabona ubwo butunzi bw'isi, ndavuga amafaranga, reka tubyite gutyo kugira ngo byumvikane byoroshye. Hanyuma ubonye ko bitarimo kuza nk'uko ubyifuza. Ese ubwo urumva byagenda bite? Wamaze kubona ubugingo, warakijijwe, ariko ntabwo urimo kubona amafaranga.
ariko hari possibilité z'uko mu by'ukuri ushobora kuba watrisha ukabona kuri ubwo butunzi. Hari ikibazo frere? Noke, ikibazo kirahari, yani nabyo nakubwiye ubushize, tugomba kumenya abo turibo. Aho niho nubakiye, aho niho ndiho ndamaramaza, nzabivuga rwose kugeza mpfuye. Tugomba kumenya ko ari abo turibo. Icyo kibazo kirahari. Ntabwo duguye gushira amafaranga mbere y'ubugingo bwacu. Byo simbyemera ngo nawe ukiratibye ibyo, wenda abandi bazabivuge, ariko ku mukristo ugomba kumaramaza ugashishikazwa n'ubugingo bwawe. Ikintu cyose kizaza kugukompromisinga, kukompromisinga siko navuga mu Kinyarwanda, ubugingo bwawe nawe gikwiye kugutera ubwoba. Aya mafaranga nimba kugira ngo nyabone bisaba ko niba byeneme harimo ikibazo. Nagira ngo tugitangira wenda uraza kutubaza ibibazo bitandukanye, nagira ngo ngubwire ngo mbere na mbere tubanze tumenye yuko ifeza n'izahabu ari Imana ibitanga. Satani ni umucontrafactor, akora pirate, ariko originale ni y'Imana. Amafaranga Satani afite, nagira ngo ngubwire ngo n'Imana irayafite. Ariko ibya Satani biroroshye, wenda naza kudevelopa nyuma. Satani abashaka koroshya ibintu bye. Aho ngaho wenda niho erezima ko wazanye iyi subject. Nagira ngo ngubwire ngo Imana ifite ubutunzi, Imana ifite ubushobozi, Imana ifite amafaranga. Nta kintu na gitoya Imana dusenga dukorera ibuze. Niyo mpamvu ngira ngo ngubwire ngo ikibazo kirimo kandi kiri serious, kubona umukristo ashaka amafaranga kurusha, ashaka amafaranga atitaye ukuntu yayabonye. Wenda reka ncumbikiriza. Reka tube tugarukiye aho ngaho. Mwene data Herman, mwebwe muyibona muti hari ikibazo kirimo kuba umukristo yashaka ubutunzi muri ubwo buryo hanyuma n'ubundi agakomeza akaba umukristo? Imana yuhamugisha. Ubuvuze sije ikomeye. Iyo uvuze ijambo umukristo, ubuvuze umuturage w'ikindi gihugu, ubuvuze undi muntu wahindutse, ubuvuze umuntu ufite Imana muri we. Ntabwo umuntu ufite Imana muri we ashobora kujya hanze y'igihugu cye cyangwa se y'ubuturo bwe. Iwacu ni mu ijambo ry'Imana. Uvuze ukuntu umuntu ashobora gukira. Umuntu umukire wa mbere uriho ku isi abantu benshi batazi ni umukristo. Amen. Umukristo ntagakennye. Kubera iki? Yizeye Imana. Imana niyo yavuze. Hari ibintu bibiri nshaka kugira ngo byumvikane, kugira ngo mw'iki kiganiro byumvikane neza, abantu bamenye icyo Frere Levi yaravuze. Ndacyunganira. Hari ibintu bibiri. Hari ubukire, sibyo? Yego. Mu mpande ebyiri. Nibyo washatse kuvuga. Hari ubukire buva ku Mana, hari n'ubukire buva kuri Satani. Uti gute? Imana iratubwira ngo hari ibintu bibiri, umugisha n'umuvumo. Iyo tuvuze umugisha nashatse kugira ngo musobanure neza. Umugisha baravuga ngo ni grâce cyangwa faveur accordée par Dieu. Donc ni cyiza uhawe n'Imana, c'est ça la bénédiction. Accordée par Dieu. Ariko kujya mu nzira y'amanyanga ugakira ukitwa kuri umukire, ku Mana uri umutindi ndetse uri n'umugaragu wa Satani. Ntabwo rero umukire par rapport y'umukristo. Mwene data Herman, none dufatiye urugero wenda no ku byanditswe byera byo muri Bibiliya. Yakobo yariganije mukuru we kugira ngo abone umugisha, ariko Imana ntabwo yamutereranye. Yakomeje gukorera Imana ndetse n'uwo mugisha arawubona. Kandi mu by'ukuri nkurikije umugisha, uwo mugisha uburyo mwarimo wise waba ari uwa Satani. Ese uko Yakobo uwo mugisha yakoreye ni uwa Satani, ese hari icyo bitwaye kuba yarawubonye? Ese natwe dukoze nk'ibyo hari ikibazo? Urumva ibyo ubajije ikibazo cyiza cyane. Ubajije Yakobo. Nanjye reka ngaruke gato. Abrahamu ko yabeshye, Imana yigeze imukubitira kwa wa mwami w'Igerari. No kuvuga ngo iki? Shatse kuvuga ngo iki? Hari inzira y'umukristo. Umukristo ni umuntu uteretana n'Imana. Ariko kubyo Yakobo yavuze, Bibiliya itubwira ko Yakobo yari umuriganya. Kugira ngo Imana yemere kubwo butunzi bwe ibuha umugisha cyangwa si bwemera mu maso yayo, byasabye ko abanza guhura n'Imana, kuko ubwo butunzi deja bwari bugiye gutuma
atinya, bwatumye atinya kujya gusanga mwene se Esawu, noneho bituma ahunga no kwa Labani. Ni ukuvuga ngo yari afite ubutunzi, ariko Bibiliya iratubwira ngo yabuhawe n'Uwiteka. No, yari umuriganya, Imana yamugenderera muhindura imumugisha, noneho amugisha we irabona winjiza muri bien akipar Dieu, kuko Imana niyo yari yamucira inzira yo kujya iyo mu gihugu yaratuyemo. Tutarava kuri icyo kintu nunganira frère Elma, kuko turimo turafasha abana b'Imana. Ndagira ngo tugaruke kuri Yakobo. Warubajije kuri Yakobo, uravuga ngo yarariganyije aratunga. Premièrement, Yakobo icyo gitekerezo ntago cyamuturutseho, cyaturutse kuri mama we. Mama aramubwira ngo amubwira ibyo yari yumvirije papa we ari wese akavugana na Esawu, aramubwira ngo uze kugenda. Basically story kane kujya muri histoire, ariko ngira ngo mvuge kuri consequence Yakobo yagize amaze kubona ubwo butunzi. Ikintu cya mbere, uburyo yariganyijemo ni nabwo buryo nawe bamuriganyije. Aho kumuha Rachel bamuhaye Leya. Urumva consequence z'ibyo yari yakoze. Bien aimé, kubona amafaranga ni ikintu kiri seriye, kuko izo consequence ntabwo principe z'Imana zitsindwa. Consequence zaramukurikiye. Bamube uburyo yariganyije Esawu, nawe bamuriganyije Leya. Aho kumuha Rachel bamuha Leya. Ukomeje uzasanga umukobwa we Dina yarafashwe ku ngufu. Ayo nama consequence yagiye abona ku gikorwa yari yakoze. Nabyo frère Elma yakubwiye ngo umuvumo umugisha cyangwa se ibyo Satani aguha bizana n'ingaruka n'ama consequence, ariko umugisha w'Imana nta consequence. Amen. Ikintu cyose ubona wariganyije, nawe bitinde bitebuke bazakuriganya. Bible irabivuga ngo icyo uzatera, c'est que tu sèmes, c'est que tu récoltes. Iyo principe iri incontournable. Mbere yuko Imana ivuga yari ihari. Niyo mpamvu Yakobo amafaranga ubwo butunzi uvuga ko yagize, urebe n'akababaro kakurikiyeho. Kandi nagira ngo mbabwire ngo ubutunzi bw'Imana n'akababaro buke. Amen. Aho bitandukanye, Satani araguha akakubabaza, akakubabaza frère Wenoke, ariko icyo nkundira Imana iguhaye n'akababaro. Niyo mpamvu urebe abantu Imana yakijije n'akababaro bagize. Ariko Yakobo consequence zaramukurikiye. Rachel yaranapfuye. Après kumumuriganya, Rachel yaranapfuye. Ese uribaza gupfa kwa Rachel, gufatwa ku ngufu kwa Dina, kuriganywa umugore, naho bifite bihuriye n'ubwo butunzi uvuga ko yabonye mu nzira idakwiye? Urakoze cyane. Murakoze cyane, ariko ngarutse nawe none kubyo yarakomojeho, Aburahamu yarabeshye. Sogokuruza w'abizera. Mu by'ukuri icyitegererezo nyamukuru cyacu cy'umuntu wizera yarabeshye, ariko ntabwo Imana yamukuyeho uwo mugisha wo kwitwa sogokuru w'amahanga. Ariko ntiyabeshye kugira ngo abone ubutunzi, ariko yarabeshye biramukiza. Yarabeshye ntibamwica, abeshya ko Sara atari umugore we, ari mushiki we. Nagira ngo twumvikane neza, turimo turavuga ku butunzi kugira ngo Abraham abone ubwo butunzi. Ntabwo yabeshye. Ni ibintu bijya kumera kimwe. Yakizaga amagara ye. Kimwe nuko nanjye ubu ngubu nshobora gushaka ukuntu nakiza amagara yanjye mva mu bukene, habikora gutyo nkuko Aburahamu yabeshye kugira ngo akomeze abeho. Yego, nanjye nkabeshye kugira ngo mbone umugati w'ejo n'abana banjye. Frere Mucyo, icyo Frere Levi yavuze ubunyango wacyumvise mu Migani 10:22 haravuga ngo umugisha w'Iteka atanga uzana ubukire, kandi nta mubabaro yongeraho. Sibyo? Ubu ndagira ngo ujyane iyo sije neza, kuko Bible ni igitabo cy'ijambo ry'Imana. Nacyo tugendera. Hari ahantu umuhanuzi avuga ko mu butumwa bwitwa Ndibaza le fruit de l'homme qui réfléchit, akayunguruzo k'umuntu utekereza, avuga ko umuntu ashobora kwishakira ikigusha mu ijambo ry'Imana. None twebwe umugisha turi kuvuga ahangaha ni umukristo. Niyo mpamvu nahereye mvuga ngo umukristo, iyo tuvuze umukristo tuba tuvuze umuntu utandukanye n'abandi. Donc ni umuntu uriho mu buzima bundi utungwa n'imigisha yindi, none iyo migisha wayihabwa nk'ubukire kandi nta mubabaro wongeraho. Amen. Ubwo rero nibwo bukire Frère Levi yavugaga. Frère Elma, ndimo no kukunganira tukiri muri principe yuko ushobora no gushaka ibigusha mu ijambo ry'Imana. Ngo tunarisubiremo. Abantu bose tuvuga yuko babonye ubukire banyuze mu nzira zitarizo, hari consequence yabakurikiye. Yes. Nta muntu n'umwe ushobora kunyereka muri Bible utarababajwe nuko justement consequence zamukurikiye. Abraham consequence zaraje,
byatinze wenda yari sterile amaze no kubona umwana kubera justement bwa buriganya twavuze atakaza umwana we umwe aragenda. Ntabwo tujye tureba muri Bible nta muntu n'umwe uzasanga waragize ibyo yica ku ijambo ry'Imana ngo nibimukurikirane. Noneho ngiye ndibaza ese icy'ingenzi ni iki? Ni ukubona ayo mafaranga n'importe comment cyangwa se ni wa mutuzo n'amahoro bikurikira. Nimba ruko nguko, nimba uyu munsi turi tayari kugira ngo amafaranga tuyabone kute noneho nitugacira urubanza abo twita ko atari abakristo, kuko bari abo bari tayari kubigenza mu buryo bwose. Ariko remarque nabo nta mutuzo bafite, hari consequences zibakurikira. Barafungwa, baratakaza akazi, baratakaza dignité, nta gaciro bafite muri societe, nibicibwa uriya n'umujura babaye inkuru ku musozi. Ese nawe uri tayari kugira ngo amafaranga uyabone ubanze wandavure wandagaruse nabi uvugwe nabi kugira ngo juste ukunde ugira amafaranga? Kandi Yesu yaratubwiye ngo lore l'argent m'appartient, zahabu n'ifeza n'ibyanjye. Nagira ngo tubanze tubyumvikane neza, sinzirimba gusubije aho ngaho dushobora kubyumvikanaho. Ariko mu by'ukuri ukuntu Bibiliya ibigaragaza ni nkaho ubutunzi muri rusange ahubwo bwose nta nubwo butanga amahoro. Reka wenda twifashishe ni imigani 30 umurongo wa 8 n'uwa 9. Aravuga ngo muranyihanganira mfite Bibiliya y'Icyongereza. Remove far from me falsehood and lying. Give me neither poverty nor riches. Feed me with the food that is needful for me. Kucyenda harakomeza ngo lest I be full and deny you and say who is the Lord, or lest I be poor and steal and profane the name of my God. Nuvuga ngo hano yagerageza kugaragaza buryo ki ari we yasabaga mu by'ukuri ibyo kurya gusa, ibimunyuze ibyo kurya ni na shelter, imyambaro cyangwa se aho kuba, basic need beg, yego byangombwa by'ingenzi, ibikorwa by'ibanze. Noneho akavuga ngo kugira ngo ntazahaga cyane ntazarengwa, yego ntazarengwa, avuga ngo Uwiteka ni iki, cyangwa se haba umukene cyane ngatukisha izina ryawe. Byumvikane ko mu by'ukuri regardless y'ahantu ubwo butunzi buturutse, ariko nanone bwaba buturutse ku Mana bwaba budaturutse ku Mana bushobora gutera kwigumura ku Mana, bushobora gutuma uzamura intugu ukavuga uti ubundi Imana ni. Okay, ndagira ngo tubanze twumvikane concept yihe Salomo arimo arasenga hano. Aha ni Imana ije ikamubwira ngo Mana Salomo nguhe iki, ushaka iki? Yamuhaye blank check. Salomo urashaka iki, urifuza iki? Noneho Salomo aravuga ngo Mana ikintu cya mbere umereze kuba mu hagati. Urabanza ubyumve neza. Yabanje asaba Imana ubwenge n'ubushobozi bwo kumanaginga ibyo zamuha byose. Impamvu Salomo avuze ngo numara kumubwo bwenge, remarque ntabwo Salomo yasabye Imana amafaranga. Yaravuze ngo Mana uramutse umaye byinshi nshobora nyine kugira uwo murengwe, umaye bikeya natuka izina ryawe. Ariko Salomo mu gusaba aravuga ngo Mana mu bwenge. Ruvuga ngo ubwo bwenge Imana imaze kubumuha, amafaranga yose Salomo yagize nyari butuka izina ry'Imana. Uyu munsi kugeza amagingo aya nta muntu urakira nka Salomo, kuko Imana yabanje kumuha iki ubwenge. Noneho uravuze ngo amafaranga haturuka, frere Mucyo, amafaranga ahaturuka hose hari amataringa. Icyo ni icyambere. Yaturutse ku Mana udafite management n'ubundi wayituka. Sinzi niba turimo turabyumvikana. Aturutse ku Mana udafite management, aturutse ku Mana udafite uwo mwuka wera, n'ubundi wagira uwo murengwe kuko wibagirwaho wabikuye. Niyo mpamvu Dawidi amaze kugera ku ntebe y'ubwami yaravuze ngo mutima wanjye we kwibagirwa ibyo Imana yakugiriye. Kuko yarazi yuko iyo umutima wibagiwe haza umurengwe. Mpamvu uyu munsi uzabireba abantu bakunda kwibagirwa bagira umurengwe, bakimwa bagaburiye, bakambura uwabahaye. Sinzi nimba bivuze neza cyangwa Frere Marcyo yakunganira. Reka nkunganire Frere ku kibazo bajije. Tugiye reka dufate abagabo uwo ni Salomo mu gihe cya kera, reka dufate umugabo w'uyu munsi wo mu iki gihe cyacu cyabayeho mu mwaka w'1950 yitwa John Charity. John Charity uvugwa mu butumwa bwitwa La foi sans réserve est morte. Ubu kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Ndumva ari ku itariki 22 z'ukwa 8 mu mwaka w'1950. Uhere paragraph ya 7 ugere ku ya 15 wenda turaza kuhagera. John Charity umuhanuzi
mwene data William Marion Branham atubwira ko John Charity yatangiye acuruza pome kuma 5 cents ama centime 5 par pièce. John Charity aza kugeraho acukura amabuye mu muhanda amagubita gravier bamwishyuraga ama cent 25 ku isaha. John Charity yari honnête, yubahaga Imana, akiringira Imana kandi agakora ijambo ry'Imana rivuga. John Charity biturutse ku kubaha Imana no kwera umukristo wizeye, umuhanuzi atubwira ko yaje gukira agera muri $2 million iyo fortune ye niyo valeur yari igezeho, afite amazu bita Maison Ranch Style zo muri Arizona. John Charity yakomeje gukiranuka. Tekereza umuntu wavuye kuri 5 cents amasantime 5 akagera ku gice cya miliyoni y'amadolari atunze n'umutungo w'amazu. John Charity ntiyigeze ajya kure y'Imana, ntiyigeze agwa ngo bimugushe, ahubwo Imana yamuhaye umugisha kuko n'umugore yari sterile ntiyabyaraga. Imana iza kumuha umugisha imwongerere mu abakobwa 2 n'umuhungu 1. Ndi kukwereka ko iby'ijambo Imana yavuze hano mu Migani 10:22 twatangiye tukubwira, iby'Imana itanze umugisha, Imana itanga nta ngaruka, nta muvumo, nta bibazo, ntago bishobora gukura mu nzira. Niyo mpamvu Frère Eva avuze neza ati bwa mbere ugomba kubanza kugira umwuka w'Imana. C'est ça être chrétien, byo kuba umukristo. Donc icyambere ni ukuba umukristo noneho ibindi bikaza ukurikije mu Matayo 6. Niyo mpamvu Bibiliya tubwira ngo Matayo 6:33 na 6 ngira ngo shaka ubwami no gukiranuka kw'Imana, ibindi uzabyongererwa. C'est ça la richesse. None rero ubwo no kuvuga ngo ikivuyeho nukutinya ko Imana iguha ubukire bwakugusha. Ntibishoboka ko Imana iha umwana wayo ubukire bwamugusha, ntago bishoboka. Okay, no kuvuga ngo ngerageje guhuza ibyo mwatubwiye mwembi. Kugeza ubu ngubu ntimwemera yuko mu by'ukuri gukira binyuze mu manyanga bikwiriye ku mukristo. Nta gukiranuka bizana ndetse n'inkurikizi zabyo ziba ari mbi. Exactement. Nibyo Frère Levi yavuze. Nibyo Frère Levi yavuze. Kira mu manyanga, kuri tricherie, kuri fraude, konsekanse zizaza ziruta ibyo watwaye. Utari kuzakira. Yes. Uzazakira none uze gusanga nta kintu na kimwe byakumariye, ahubwo byaje kugusenya, kwica reputation yawe no gutanga umurage mubi muri generation yawe. C'est ça. Nibyo ngibyo. Sinzi niba hari icyo ndakongeraho. Oya ntacyo byereme. Hanyuma ariko ibyo turabyumva kandi mu by'ukuri twese tunyotewe gukiranukira Imana. Dushaka kubaho ubuzima bwa gikristo. Ariko bene data dukoma urusyo dukome n'ingasi. Hari ikibazo cy'uko umuntu twakijijwe kera, tumaze igihe kinini mu butumwa bwiza, twakiriye Yesu, ariko mu by'ukuri tugerageza gukora ibintu byose mu gukiranuka, ibintu ntibigende kandi tumaze kubona yuko ntabwo twemerewe gutrisha. Ariko mu by'ukuri nyuma yuko tubonye ako gakiza nk'uko mwari mutubwira iryo sezerano ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana, ibindi muzabyongererwa. Dukomeje gutegereza kongererwa, biriko bikomeje kwanga. Sibyo? Nibyo ndimo ndababwira, turebe no mu buzima busanzwe ibintu birimo biranga. Kandi mu by'ukuri twarakiranutse, dukora iki mu by'ukuri? Harimo ubundi turimo turabura iki duhereye aho ngaho. Frère Mucyo, urakoze cyane. Icyo kibazo kiri serie, nubwo wenda turimo turakisubizanya diplomasi nyinshi, ariko kirakomeye. Parce que icyo uvuze nicyo uyu munsi hari pression y'ubuzima, hari pression mu buryo bwose. Niyo mpamvu mbanje kugushimira ku kibazo cyiza utubajije. Ariko uyu munsi nagira ngo nanjye none muri kamera mbwira abantu mu buzima hari ikintu cyitwa ama principe n'ama loi divine. Ayo ngayo ari incontournable. Malheureusement mu ma église menshi bigishije abantu ama interdit. Umukristo ntanywa inzoga,
umukristo ntago yambara ipantaro. Batwigishije ama interdi, bibagirwa kutwigisha icyo umukristo akwiye gukora kugira ngo anatunge mu buryo bufatika. Urasanga mu ma eglise menshi, niyo mpamvu ndivuga ngo birababaje, batwigishije gusa, baratubujije umukristo ntakora ibi nakora ibi. None se ko umukristo adakora ibyo byose mwavuze, umukristo akora iki? Ariko kuri ba bandi bake bamenye principe yo gutunga, baratunze. Kuko nta hantu na hamwe muri Bible handitse yuko umuntu azakuraza amaboko agatunga. Kugira ngo atunge hari icyo agomba gukora. Kugira ngo atunge hari inzira binyuramo kugira ngo ubwo butunzi buboneke. Kandi frère mucyo nitudakora izo principe ntabwo tuzatunga. Principe ya mbere ni ugutanga. Amen. Ngo harimo benediction nyinshi gutanga murusha guhabwa. Ibyo ngibyo ntabwo babitwigishije. Baratubwira gusa ngo guhabwa, Imana izaduha, Imana izaduha, Imana izaduha. None se twebwe ni ryari tuzatanga? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri ngira ngo maze nkubwire, ntabwo gukora ari umuvumo. Ntabwo gukora ari umuvumo. Imana imaze kurema Adamu mu ngobyi ya Edeni, ikintu cya mbere yamubwira avuze ngo kora, work, fructify. Iyi ngobyi ya Edeni nguhaye, yamuhaye management yo kugira ibintu akora muri Jardin d'Eden. Noneho mu gice cya gatatu, Genèse 3, amaze kugwa, Imana yavumye ubutaka. Iravuga ngo uzabaho umaze kwiyushya icyuya. Nagira ngo nkubwire ngo muri Bible nta hantu iyo malediction yavuyeho. Amen. Muri Bible musome guhera Genèse kugeza Apocalypse, nta hantu hana hamwe Yesu yakuye iyo malediction, yaje gukuraho umuvumo. Nukuvuga ngo kubera ko tukiri ku isi kugira ngo tubeho birasaba ko twiyushya icyuya. Ariko malheureusement uyu munsi abanebwe ba mbere n'abakristo. Ukoze ku bintu bibiri by'ingenzi, ariko nyeba icyo turi buze gufatamo n'icyo tureka. Uvuze gutanga, uvuze no gukora. Donc nicyo kintu tubura ngo tubashe kubona ubwo butunzi. Ntabwo ibyo bintu biri wabitandukanye. Uwakoze aba yatanze. Uwakoze aba yatanze. Icyo tubwira gutanga ni ikivundi. Gutanga resource, gutanga byose, amafaranga, umwanya, ubushobozi n'icyuricyo. No gutanga muri general. Malheureusement iyi version yo gutanga twemveshe gusa mu gutanga cya 10 n'amaturo. Ariko no gutanga muri principe zose. No gutanga icyuricyo. Ugaha umukoresha yaguha akazi ukamuha the best of you. No gutanga pana gusa kwakira. Ntabwo ari gusa muri sense y'amafaranga, ni en general. Dukunda kwakira. Ugasaba no kubaguha amahoro ariko utayabaha. Niyo mpamvu byose bimo birapfa. Okay. Man turimo turabura iki? Avuze gutanga no gukora. Nibyo turimo turabura kuri we. Mubona tubura iki? Harabura kwizera. Ndabikubwira. Umuhanuzi mwere tate William Rero Branham aratubwira ngo avuga iriya jambo ryo muri Matayo ibice 4 umurongo wa 4. Igihe Yesu yaramaze kubatizwa muri Yorodani na John Baptiste, noneho hajyanwa mu butayu kugeragezwa. Umuhanuzi atwereka impamvu ki Yesu yakoresheje ijambo. Yakoresheje ijambo. Umuhanuzi aratubwira ngo Yesu yakoresheje ijambo yereka buri mukristo ngo le chrétien le plus faible de l'assemblée parmi la famille de chrétienne, ngo amwereka ukuntu ashobora kwafronta Satani ahantu hariho hose igihe icyo cyose mu buryo bwo bwose bahura. Ngo aratubwira ngo rero igihe umukristo ahagaze kuri ainsi dit le Seigneur, c'est-à-dire ce que la parole dit, iki jambo ry'Imana rivuga, ashobora kunesha Satani n'ikintu icyo ari cyo cyose ahantu hari hose mu gihe icyo ari cyo cyose na circonstance iyo ari yo yose. Reka tuvuge circonstance y'ubukene, circonstance y'inzara, circonstance y'ibibazo. Ese ijambo ry'Imana rera Imana n'ubwayo ntabwo yigeze izanga itubwira agakiza gusa, ibire no kutubwira ku bindi bisanzwe. Umukristo niyo mpamvu nakubwiye ngo niyo mpamvu navuze ngo umukristo niwe muntu wa mbere ukize ku isi. Ariko kibazo harahagera ntabire yareze. Wavuze ijambo ryiza ngo ko twizeye hashize igihe, twarategereje hashize igihe. Uzi ko iryo jambo riri muri Malaki abantu bavuze ngo twiyejereje ubusa, twitunganyirije ubusa, twirinze kubera ubusa, none dore ibibazo bitugezeho. Je uze gusoma Zaburi ya 73 urebe Dawidi umunsi umwe yaravuze ngo ibirenge byanjye byari bugufi bwo kunyerera nkava mu nzira, ngo ubwo nitegerezaga uko abatunzi n'abisi baguwe neza, ngo nera bitegerezaga kabona amatungo yabo ntaramburura, ibyo bakoze barahirwa n'amaso
n'amaso ari kumwereka isi ngo abona baragira fortune, baratunga, barahirwa. Uzi Imana icyo yamweretse igiye kumukosora? Dawidi ntiyigeze abimenya, aravuga ngo nabimenye ngeze ahera h'Imana. Donc c'est-à-dire il est revenu dans la parole, yagarutse mu rusengero, agarutse imbere y'umutambyi, niho yabashe kwimenya, aravuga ngo nari bugufi bwo kurimbuka. Imana iramubwira ngo reba uwo warebaga, witegereje iherezo rye, voilà ce que Dieu lui a montré. Donc no kuvuga ngo rero ukurikije ijambo ry'Imana mu Migani 16:25 navuga ngo hari inzira igaragarira umuntu ko ari nziza, ariko iherezo ryayo ni inzira y'urupfu. Uwo muntu watangiye kuvuga ngo nk'uko warubajije, dutegereje igihe kinini, twarizeye, none dutegereje igihe kinini, ntago twigeze dukira, bwa butunzi ntibutugeraho, nawe agomba kwikontorora. Ese Imana irabeshya? Icyo Levi yaravuze rero ntigarukeho gato. Sinzi niba wenda aho ngaho tutaba tugize nanone ikindi kibazo cyaba kigunzemo. Ese niba Imana ibishishikajwe cyane n'iherezo ryacu, babivuze yuko mu by'ukuri babandi bashobora kuba bari muri iyo nzira yo tubona y'ubutunzi bw'amafaranga bashobora kuba birangira bitanagenze neza mu by'ukuri, hanyuma twebwe tugire comfort, twicare muri bwa bukene twumve tuguwe neza, kugira ngo twasire ko iherezo ryacu twebwe rizaba riza mu by'ukuri. Cyangwa kuko ntekereza ko mu by'ukuri ntabwo dufite iryo sezerano ryo gukena, tubona ko turi urubyaro rwa Aburahamu, tuzatunga, umukristo nta promesse yo gukena afite, ntayo. Kandi ikindi kintu abakristo bose ntabwo bakennye, ntabwo bakennye. Si rero pririshe tujye tureka kugeneraliza ibintu, ntabwo bose bakennye, ariko mu by'ukuri nta nubwo bakabaye barimo bakene. Niba none se abakennye barebeye ku bakize ko hari abakize mu nzira nziza. Nkurikije ibyo mwavuze yuko mu by'ukuri bimwe mu byo babura harimo kwizera, harimo gukora, harimo no observe ama principe divine, yego. Mu by'ukuri ibyo bintu hari n'ibyo usanga mu by'ukuri hari bamwe bikura mu byo kwizera, ugasanga sobanura neza ubukene, hari abantu bukura mu nzira neza umuntu kubera ubukene yageraho gusenga bikanga. Frère mucyo wenda sinzi niba oranje kubaza ikibazo cyawe, ariko kisi nshaka kugitahana, ndashaka kugira ngo mve hano nyivuze, wenda wasanga ari occasion nziza yo kukivuga. Ndagira ngo maze nkubwire ngo nta kintu Satani ataguha kitakugenewe, nta kintu na kimwe Satani yaguha n'ubundi utari bubone. Satani akugeragesha ibyo ufite, nta kintu na kimwe Satani akugeragesha udafite. Abantu benshi ntabwo babizi. Satani aza kugerageza Eve, yaramubwiye ngo nukora ibi ngibi uzaba Imana, ariko already Eve yari Imana. Noneho Satani aza kukugeragereza, yaje kugukorera temptation, aba ari muri reach y'ikintu ufite. Ntabwo Satani yajya beyond y'ikintu udafite. Ikintu tubura ni ukwizera, nk'uko Frère Herme yabivuze, yuko no mu nzira nziza ibyo bintu twabibona. Satani aza kutubeshya yuko niducitinga tuzabibona, kandi koko tunagiye mu nzira isanzwe ibyo bintu twabibona. Example y'abantu Satani yaje kubeshya. Satani yaje kubeshya Imana, avuga ngo Mana numpfukamira ndaza kukugira umutware w'inosi, ariko already Yesu yari umutware. Uzareba hano hose Satani yagiye gukora tentation, yatantaga umuntu ikintu afite ariko atazi yuko afite. Muri monde spirituel hari ibintu Satani abona abakristo benshi tutazi. Satani areba etoile yawe ukuntu irimo irabrilla, akamenya icyo uzaba cyo, akashobora ngo uyu muntu afite etoile ibrilla. Niyo mpamvu Satani atagerageza abantu bose. Hari abantu bari specific aza kugeragesha, kandi ikintu cyose Satani aza kukugeragesha akakubwira mwene data ubugifite. Uyu munsi uramutse utuje gusa ukizera iyo Mana, ayo mafaranga wayabona utagiye kwiba. Satani nangerageresha amafaranga nzahita menya yuko nyafite mu by'ukuri. Reka nunganire Frère Levi ku ijambo umuhanuzi yabwirije mu butumwa bwitwa Le Dieu qui est riche en miséricorde, iyo muri tariki 19 z'ukwa mbere 1965, paragrafe igika cya 39. Wumve, niyo mpamvu nakubwiye ngo ngenda ndanakarifiya uwo muntu katari umukristo. Uwo yavugaga uwo nguwo uvuga ngo bikamukura mu nzira. Umukristo ubukene bwamukura mu nzira se? Ese umukristo ubukire bwamukura mu nzira? Ni ibintu bibiri. Ubukene ntibwamukura mu nzira, n'ubukene bwamukura mu nzira, kuko first of all nta gakennye. Umva, oh je suis si content de ça, qu'il soit riche en miséricorde.
ibyo ndabinezerewe cyane kuko Imana yacu ari umutunzi mu mbabazi. S'il était seulement riche en argent, s'il était seulement riche en biens matériels, et il l'est effectivement. Il l'est effectivement. Donc Dieu est riche en argent, mon frère Lévi a vu, en or, dans les biens matériels. C'est bien. Non, non, mais malgré tout, ce qu'il y a de plus glorieux, c'est qu'il soit riche en miséricorde. Oh, quelle parole remarquable que celle-là. Nous étions autrefois morts. Urumva, umukristo yamaze kwisobanukirwa akamenya ko uwo ari we azazikontorera mu ijambo ry'Imana, azasanga atari umukene. Ndabikwereka. None nasanga atari umukene, azareba mwinzire Imana imubwira gukira. Reka ntugaruke. Frère Levi yavuze ikintu cyiza. Uyu John Charity nababwiye nibyo yakoresheje. Hano John Charity yangaga guha Branham, yahaga Branham kado. Branham arayanga. Noneho Frère Charity aramubwira ati, Frère Branham, sur ce point-ci je vais te corriger. Nanjye ndashaka kugukosora kabisa. C'est le prophète de l'âge. Aramubwira ati, urimo uranzitira, urimo urambuza kubona imigisha. Wanga icyo nguhaye. Aramubwira ati, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo gutanga bihesha umugisha kurusha guhabwa. Reka turifate. Imana yirivuga byagenze bite? Yaravuze ngo ma. Hanyuma urabungerageje. Urebe ko ntagusukaho imigisha myinshi ukabura naho yikwiza. Mu Gifaransa baravuga ngo en abondance. Ese Imana irabeshya? Ntibeshya. Icyo yavuze iragisoza. Tusome Migani 8. Nkwereke ukuntu ari umutunzi. Sibyo? Migani 8. Migani 8 ndashaka kukwereka ibintu bikwereka ko Imana itunze, none haba Kristo dutangire tubishake. Hari Mugani 8 umurongo wa 14 kugera kwa 18. Imana hano iravuga ngo le conseil, inama, le succès, la force est à l'Éternel. Avec moi sont la richesse et la gloire. Ngewe ninjubarizwaho ubutunzi n'ubwiza. Amen. Le bien durable et la justice. Amen. Ngira mwiyi conteste y'ubutunzi mvuze. Niki abantu badashaka. Byo bakira baba bashaka kugira gloire. Baba bashaka kugira succès. None twebwe abizerira tubwiye ngo le conseil est à moi. Tu veux le conseil, c'est à moi. Tu veux le succès est à moi. Amen. Donc quoi mamara? Ni byanjye. La force est à moi. Amen. Avec moi sont la richesse et la gloire. Amen. Et les biens durables. Avuze icyo umuhanuzi avuze. Donc les biens matériels Uwiteka arabitanga. Ahubwo icyo tugomba kumenya ko muri Maraki 3 ndashaka kwibutsa iki kintu nanjye sinavanga nakivuze. Maraki 3. Swat ni ibintu bibiri. Ntabwo twizera Imana ngo dukora ibyo yavuze hanyuma niturangiza tuyifatire ku ijambo nkuko umuhanuzi yatubwiye. Imana yasezeranyije ibintu bibiri hano, umugisha n'umuvumo. Irakubwira ngo nukora iki kimwe Levi yavugaga uzahabwa umugisha, nudakora iki umuvumo uzawubona. None nihagira umuntu uza hano cyangwa azaze, nigeze kuvuga muri eglise avuga nti duhora twumva ubuhamya ngo nasabye Imana irama, nasabye Imana irama, nasabye Imana irama. Dukeneye kubona umuntu uhagarara imbere ya pasiteri muri asambura azavuga ati, bene data ndagira ngo mbabwire ko nasabye Imana iranyima kandi Imana ntabwo yigeze ihagarara ku ijambo ryayo. Kugeza umunsi ari ubuhamya nk'ubwo ari wumva. Voilà. Frère man, ndimo nunganira ngira ngo mbabwire ikintu kimwe wenda tutarealizinze. Nuko Satani atubeshye. Yes. Satani atwereka yuko ibyo kwibona byoroshye. Parce que Imana yaravuze ngo uzabona umaze kwiyushya icyuhiro. Uzabona à la sueur de ton front. None Satani akatubwira ngo ngewe mfite indi méthode nago wampa ibintu utiyushya icyuye.
urugero Yesu Imana yavuze ngo kugira ngo ubanze gusarura birasaba guhinga niko Imana yavuze ya principe n'ubundi ya souffrance yo kwishikiwe ubanze uhinge utegereze umwanya ubone gusarura Satani akakubwira ngo ngewe noneho systeme yanjye tugende twibe ibyo undi yaruhiye urumva yuko bose barimo baragupropose ibintu bimwe ariko la seule différence ibyo umwe birakomeye ibyo undi biroroshye ariko ibyo woroshye bifite ingaruka nyinshi kuko niwiba hari ingaruka zo kwiba ariko nutegereza iyo bamaze guhinga normalement ugomba gusarura niko Imana yavuze à la sueur de ton front ariko sana akubwira ngo ngewe ndi tayari kuguha même product ndaguha bimwe nk'ibyo yakubwira ariko la seule différence ngewe urakora iki uriba ono mariage urugero mariage urategereje uratinze Yesu yarakubwiye ngo nunyizera nago nzagukoze soni Satani araje nanjye ndaguha mariage ariko banza usambane barimo baragupropose ibintu bimwe ariko ibyumwe bifite facilité ari inspiration nagize Imana yanyeretse namira ngo Satani abatwereka ko ibintu byo kubibona byoroshye niyo tactique akoresha Imana yo yavuze yabwiye Adam kubera ibintu wakoze uzayibona ariko warushye niko Imana yavuze ibyo biri incontournable ariko Satani akadupropose no ndabyoroshye c'est un trompeur oui bien entendu kuko finalement ibyinjiyemo usanga atakubeshye Branham aravuga ngo ntibazakubeshye kujya mu ijuru ntibyoroshye tu dois combattre même aller en affaire tu dois combattre c'est ça reba ukuntu arara yihinga kugira ngo akore ubuntu bw'ubufrode c'est ça ahimba amayeri ashobora no kugenda akavunika cyangwa akagira ate harimo souffrance ariko diable yamubeshya bamwereka ko ari facilité voilà ariko amenya ikibazo kigezemo yarangije gukonsoma le problème umunsi abakristo tuzamenya yuko ibyo Satani adupropose byose no ku Mana twabibona mentality izahinduka umunsi twamenye yuko kwiba biroroshye kuko wiba iby'undi muntu reka nkore fraude ngo frere mari kubivuga hano mbone none se wakoze ibintu byo mu nzira isanzwe ko bifite amahoro uzi kuba waribye umuntu ikintu mwahura usukuna umutima ukubita kugenda mu zivuga ngo umuntu aramwibye usukuna umutima ukubita ariko uzi yo wa merisi ikintu wagiruhiye wakibonye kubw'umuruho usukuna ugenda uri proud iyo modoka ufite wayibye iyo ugenda mu nzu ntabwo ufite confidence ntabwo uri mu batunzi niba nakubwiye ngo ngwino tubwete munyaje ukuntu imodoka wayibonye uratubeshya uzi uburyo wayikuyemo ariko njye niba narayikuye ku masengesho no mu gukora nzababwira ko Imana isubiza so sinzi nimba ndakeka twagusubiza ijambo urakoze frère mu kirumva wamutizera ntibe atavuye mu nzira urumva two akone gato nongeraho ku byo frère yaravuze ndabisubiramo umukristo ntakennye umukristo iyo tuvuze umukristo umuhanuzi aravuga dans les images de Christ prophète aravuga ngo umukristo c'est celui qui rassemble à Christ c'est ça reba ukuntu Bible igaragaza Jésus nta nzu yari afite nta bien matériel yari afite nta mugore yari afite ariko muri adoption umuhanuzi atubwira ko Yesu yabyiyimye kugira ngo twe tuzabigire amen donc ntiyigeze yimariya kugira ngo ngenze imariye ntiyigeze ashinga urugo kugira ngo ngenze ashinga urugo ntiyigeze atunga niyo nzu ntiyigeze yigira kugira ngo ngewe uyu munsi nzayigire amen niba nizeye ibyo Branham avuga ko yavugishwe n'Imana kandi iryo jambo nkaregeregeresha Imana kugira ngo irisohoze nzaribona kandi ibyo nkubwira uyu munsi mfite inzu kubera ko Jésus atayigize ngewe umunsi ndayifite kandi niwe wayimpaye uyu munsi mfite iki kubera iki ugarutse ku cyo frère yakubwiye mu ijambo ry'Imana uzareba Imana ntishobora kugusaba ikintu mu kitaguhaye amen kubera ko mbere y'uko igusaba ikubwira ngo kora iki hari icyo yasezeranyije banje kugukorera nibyo Paulo yabwiye abatesalonike ngo mubwira abo bantu bose badakora bazereye binzerereza udakora ntashobora kurya iyo ni principe y'ubuzima Branham akatubwira ngo tu ne peux pas violer les lois de la vie ngo wibwire ko uzawininga donc uzabaza guprospera ugomba gukurikirana ubutunzi no gushaka gukira ari kunyuze mu nzira Imana yaciye twebwe rero ni hehe ni mu ijambo ry'Imana amen c'est ça
ubwo aho ngaho se ntabwo ubwo twagira impungenge z'uko nitumara kubona ubwo butunzi tuzajya kure y'Imana. Mu by'ukuri nabyo byaba ikibazo yuko tuzajya kure y'Imana. Twashatse ubutunzi yego tubushakiye mu gukiranuka tumaze kububona, ariko mu by'ukuri tumaze kububona butujyanye kure y'Imana. Dufashe Bible muri Zaburi 103, iryo jambo narikunda cyane kandi ngunda no kuribwira abantu. Malheureusement abantu benshi barigendera kure. 103 ku murongo wa mbere no wa kabiri aravuze ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka, amen, niwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Umuntu utibagirwa ntiyajya kure y'Imana. Umuntu utibagirwa uhora azirikana ibyo afite naho yabikuye ntiyajya kure y'Imana. Malheureusement uyu munsi iyo tumaze gutunga twibagirwa n'uwabiduhaye naho twabikuye, tugatangira gukandagira abantu bose. Ariko nutunga cyane ukazirikana kuba ngo bino bintu bifite kuko frere yamfashije, kuko Imana yangiriye ubuntu bien-aimé, ntabwo uzajya kure yayo. Muri make turimo turabura ibintu kubera ko Imana ishobora kubitureba ikavuga iti bano nimbibaha bari mujye kure yanjye. Nabyo birashoboka, si yo mpamvu gusa, ariko nabyo biri muri izo mpamvu nyinshi. Nimwe mu mpamvu frere kucyo frere mucyo avuze, nujya gupfukama ushaka kugira ngo Imana ibanze iguhere bien materiel, nibyo byandi ijambo ryatubwiye kwa gatatu. Urabishakira iki kwanza? Urabishakira iki? Hari ikintu ugomba kubanza gutunga muri principe, kuko Imana niba yagukiye muri principe de la vie, nayo ifite principe, ifite programme, ifite uko yavuze. Yaravuze ngo first, icyambere shaka ubwami bwanjye, ibindi byo nzi ko ubikeneye. Muri Matayo 6 ibyo ndabizi, baranavuga iryo jambo twa turi kuri meditaho mu rugo. Ntabwo ari umukristo agomba no kujya gusaba ibintu. Yesu yaravuze ngo abapagani nibo bagenda basaba ibyo. Iyo ifite obligation yo kubiguha, kuko Imana ifite obligation ku ijambo ryayo. Iyo ifite niba ifite ibyisabwa ku ijambo ryayo, ntabwo Imana uzigera uyirega ko itigeze isohoza iby'ijambo ryayo rivuga. Ariko rero urabishaka kugira ngo bikugere. Niho rero ushobora gusanga uri gupfukama cyangwa ukiriza ugasenga, ukajya gusaba ngo iguhe imodoka, iguhe inzu, iguhe ibi n'ibi bien materiel, yari bigasanga we nibaza kuguha n'igare byonyine uraba wavuye mu nzira, ntituzongera no kukubona kuri assemble. Ariko irashaka ko ubanza kuza muri assemble, pasteur akamartera agakubita kugeza igihe bwa bwibone kwa gushaka ishema mu buryo bw'isi bwa kamere bikuvuyemo, none ugahabwa icy'ingenzi. None ejo warasabaga igare ukabona iguhaye, moto iguhaye, imodoka iguhaye, ibindi byinshi. Abantu benshi no mu buryo bwa kamere, abantu batunze amafaranga menshi siyo bashakaga. Ibonye umuntu nka Bill Gates akubwira ko ntabwo main purpose yari amafaranga, hari icyo yashakaga kugeraho, gukora kugira ngo software zibe disponible. Noneho amaze gusubisa objectif bizana amafaranga. Ntabwo quest ya mbere ari amafaranga, ni impamvu ushaka ayo mafaranga. Noneho iyo objectif izana n'amafaranga. Bano bakire bose uzumva bakubwira ko hari icyo yarakurikiye. Ntabwo byari amafaranga, ntabwo byari ubutunzi cyangwa kwamamara. Ntabwo yari objectif yari kugira ngo hagire ikintu gifatika akora, amaze kugikora obviously kizana n'amafaranga. Ubwo aho ngaho tubigize clair, nta bantu bashobora kuba babura ubwo butunzi kubera yuko mu by'ukuri Imana yabiraga ikavuga ati uyu muntu ntabwo ari buze kubishobora, bikamuretse bikarinda birangira. Mu by'ukuri icyo kibazo kiri tricky, kuko hari n'ababibona bakagenda kure y'Imana. Uburyo bumwe buri sure bwo kubona ubutunzi no gukurikira principe divine. Waba uri umukiranutsi, waba utari umukiranutsi, nukurikira principe z'Imana uzatera imbere. Aho ni binasaba na sanctification. Nimba ari domaine imwe idasaba sanctification, ni gukira solution imwe, ni principe z'Imana. Nutanga Imana izaguha umugisha. Waba usambana, waba ukora iki, ni principe z'Imana. Ariko icyo tukaba turimo turavuga, hari ikirenze ubutunzi n'ubugingo. Icyo turiho turavuga, hari ikirenze amafaranga n'ubugingo, kuko n'ubundi nuyabona ejo akagupfana ubusa azaba yarakumariye iki. So jye niho ndavuga hari ikirenze. Ni mpamvu Yohana yavuze ngo ndakwifuriza kugubwa neza nk'uko ubugingo bwawe, kuko niyo benediction en fait. Ubugingo buprojecta n'ibindi. Ariko amakosa dukora duhera hanze, ntago duhera mu bugingo.
duhera hanze mu bindi tukirengagiza ubugingo, kandi niyo benediction ya mbere. Umuntu uri beni mu bugingo ntabwo wabura ibintu byeneme, ntabwo wabura ibyo, ntabwo siyambyemera. Umuntu uri beni mu bugingo, kuko umuntu uri beni mu bugingo hazakurikiza na principe z'Imana. Uyu munsi bire gupfira frère turirirwa dusenga tukiriza mana bakubwira ngo okay, noneho kugira ngo ube umugisha tanga amafaranga, ukabyanga. None se uzayabona utese? Kandi dukwiye gukuriza principe divine. Reka tubyunganire ku ijambo riri muri Bibiliya. Prophète Branham avuga ko tu vois igihe Jésus yazaga yasanga Petero ari kuroba. Petero yari specialiste mu kuroba, niwe wari umwuga we umutunze, umwuga we nyirizina. Petero était un pêcheur, yari umurobyi. Noneho ngo Branham aravuga ngo kugira ngo Imana ihe Petero umugisha yabanje kumusaba ubwato. Jésus abupresherezamo, abubwiririzamo. Prophète aravuga ngo kugira ngo Imana yere ngo Dieu n'aura jamais une dette de quelqu'un. Ntabwo Imana izigera igira ideni ry'umuntu wari we wese. Noneho Imana itayishyura sur place. Ihita imubwira ati genda ujugunya urushundura hahandi. Kandi ibikora muri domaine imuhera umugisha mu bintu yakoraga, apana hanze. Arangije Imana imuha ubwato bwuzuye amafi. Hari aho baya space bahinga bakavuga ko ari amafi 70 binini, niba ari 100 nangaye sinibuka neza, ariko Petero amaze kubona ikibaye nta nubwo yabiha agaciro cyantangaje ngo abisiga haramukurikira. Nanjye ntabwo nigeze nsoma station ya Branham, ntabwo navana nasomye station ya Branham. Hari ikiwenda sinzi nimba umwanya twawumaze, ariko mbabarire mvuge ntabwo twabura station. Okay, urakoze cyane. Hari ikintu kimwe frère, ari prédication ikomeye cyane frère Branham yatubwirije, yitwa convaincu puis concerné. Amen. Kwemezwa nyuma bikakureba. Ça veut dire que muri prédication Branham ari kugaragaza yuko si on est vraiment convaincu, pas prétendre, apana gukora nkaho, si on est convaincu, on sera concerné. Maintenant le problème c'est quoi aujourd'hui? Frère Branham dit c'est vrai. D'abord convaincu, ensuite on se sent alors concerné. Bien que les gens prétendent que Dieu est avec eux, mais ce n'est pas tout. Amen. Ma mère me disait toujours, les actions sont plus éloquentes que les paroles. Ngo uyu munsi tugomba guhamirizwa ko Imana iri kumwe natwe, apana gukora nkaho. Uyu munsi ikibazo kiri hari n'ikihe frère Enoch? Turi muri eglise ariko mu mitima yacu, mu inango y'imitima ntabwo tukizera ko Imana itanga imigisha. Niyo mpamvu turi tayari kugambanira ijambo, parce que muri conscience yacu tuvugisha ukuri, tube sincere, ntabwo twizera ko twakira tutibye. Umunsi twabyizeye ko hari ubutunzi nta gutatira igihango twangiranye n'Imana, bien-aimé, Imana izaduha umugisha. Parce que uyu munsi on n'est pas convaincu mu mitima ko Imana itanga umugisha. Turi kuza muri eglise tukavuga amen, tukavuga haleluya, ariko mu mitima yacu ntabwo turi convaincu. Umunsi twabaye convaincu, apana gusa mu magambo, tugahamirizwa n'imitima yacu ko Imana itanga umugisha, noneho tuzakurikiza ibyo Imana yavuze. Ariko uyu munsi bimwe birapfira he, turavuga amen tugakora ibitandukanye na amen twavuze. Nimukibe amen ejo kibe. Ça veut dire que ntabwo turi convaincu ko Imana itanga umugisha. Umunsi twabaye convaincu bizaba iyindi histoire. Ça c'est vrai. Dufata urugero wenda rw'abakozi b'Imana, abavuga butumwa twagize n'amahirwe yuko tubafite. Mu by'ukuri umuhanuzi atubwira yuko ntabwo ushobora kuba spirituel ukangurute urwego rwa pastor wawe ariho. Hanyuma abungeri bacu dufite muri iyi minsi ndetse n'abandi bavuga butumwa muri rusange ntabwo bafite ubushobozi buhambaye mu buryo bw'amafaranga, kandi mu by'ukuri nibo tugenderaho. Ntabwo dushobora kuba spirituel ngo tubarenge. Ese mu by'ukuri nuko bose bipfira he? Bo ntabwo bakeneye ubwo butunzi, cyangwa nibo bipfiraho mbere yuko twebwe bitugeraho? Sinza buvuza wari bore wenda kanze mbanze mvugeho. Reka duhere kuri Pastor Branham. Niwe pastor wacu. Yego n'ubundi niyo ni naho ngaho nshaka kuko yavuye mu nzu imeze ite,
yari ari hwate, yavuye mu muryango umeze ute. Ubwo ndi kugira ngo urebe before na after. Branham yizera aza kugakiza yambara amasarubeti, acyagiye bamutiza yambara ipantaro ifite ukuguru kumwe ibiraka, ajya gutira urabyibuka. Branham yatashye afite ameze ate? Ndibaza ko yatashye afite indege iraparitse, yari iparitse, afite inzu irenze imwe. Yes, afite inzu. Reba Branham Tabernacle, Jeffersonville, ntihadutunze. Njya mbibwira abantu, i brochures dufite, reba zigeze kuri digital. Byavuye he? Branham aratubwira aho byavuye, yaravuze, nta banga yavuze. Iyo uhaye Imana, Imana iraguha. Iyo ukoreye Imana, ntabwo Imana igukoza isoni. Imana duhere mu isezerano rya kera, Abalewi barahingaga jamais, c'est ça. Ariko se jya mu butumwa bwitwa ndabwibagiwe, butumwa ahantu prophète le show d'une épouse, prophète arakubwira ngo abarevite bari bafite amafarashi bagendaho bakora umurimo w'Imana. Ugaruke ku gihe cya Yesu, iyo bakubwiye umukire wari uhari yari afite kwanza chariot, undi yaragendaga kuri cheval, nibo bari abantu bari mu rwego rwo hejuru mu bukire icyo gihe. No kuvuga ngo Mulewi icyo gihe yari umukire biturutse ku bana ku itorero ayoboye cyangwa ku murimo w'Imana akora. Ku yandi maga ku rundi ruhande tugarutse frere mucyo, abakristo wibuke ko umuhanuzi avuga ko la beauté de l'église ce n'est pas les instruments qui se trouvent, les chaises cyangwa si imyambaro abantu bateraniramo bafite, ahubwo ni umwuka uyoboye abo bantu barimo. Ndakubwiye ko abantu abakristo bashobora gutuma n'umukozi bakorera ahunga umurimo. C'est ça. C'est très profond. Ni très profond. Nibyo frère yavuze. Arapresha hano akavuga amen, ukavuga amen. Ya amen uyivuze kubera ko yiyirije, yasenze, yari yadasinziriye ariko medite ijambo ry'Imana. Mais qu'est-ce que tu payes pour cet amen? C'est ça. Est-ce que Dieu n'a jamais dit quelque chose? Hari ikimana yavuze. Oui, c'est ça. Iyo amen uvuze kugira ngo ikugereho, uyivuga amen, hari icyo yakoze nawe kugira ngo ikugereho, hari icyo ugomba kumukorera. Ibyo bintu dutinya kubivuga, ariko ntabwo ari tugomba gukoresha evanjiri yose yuzuye. Tugomba kuvuga ubutumwa bwuzuye. Ikibazo cya platform ni umwanya uri limite. Ariko reka ngubwire frère mucyo, pour commencer ni twe tugomba guha abapasiteri, pas les sens inverse. Niyo ngubwira uyu munsi impamvu abapasiteri benshi batanakize nuko aribo baduha. Donc nous devons les enrichir. Oui. Mais c'est la parole, parce que c'est notre serviteur. Twakorera. Ariko uyu munsi wabyapfiriye turashaka ko no mu bicyo abona aduhamo. Muri bicyo afite aduhe kandi ari twebwe dukwiye kumuha. Kuko mu gutanga hari umugisha. Ariko uyu munsi twabibonye the other way around. Cyo ni cyambere cya kabiri. Ntabwo pasiteri ari intermediaire wacu ni Imana. Sinzi nimba ubyumvishe neza. Ntabwo pasiteri ari intermediaire wacu ni Imana. No kuvuga ngo ntabwo dukenera pasiteri kugira ku Mana twakwigererayo. Niyo mpamvu umwenda wahera wacitsemo kabiri kugira ngo twese tubashe kwigererayo. Uyu munsi nta intermediaire dukeneye. Niyo mpamvu pasiteri nimba ubona atarimo arakurikiza ama principe, urugero pasiteri wawe ubona atabikurikiza, wowe ubikora Imana izaguha umugisha. Ntabwo pasiteri ari intermediaire. Ntabwo uvuga ngo ko pasiteri akennye nanjye ngomba gukina, ce n'est pas la parole. Na wowe ukurikize principe z'Imana, Imana izabikora kuko iyo mvura igwira ababi n'abeza. N'umupagana uzarebe kwanza impamvu abapagani bakira, bakurikiza ama principe y'Imana. Ni twebwe bwoko bumwe aho abandi bantu bo hanze baza kukirana ama principe yacu. Yes. Ni twebwe abantu kwisi, abantu bari kuko uzarebe jya muri angle ushaka bien aimé, on peut débattre là-dessus. Nta muntu ushobora gukira atakoresheje principe divine. None niki kitugeraho nebwe twebwe cyangwa abakene. Nakubwiye ngiye mbikutanya nabi ubwo arimo aravuga ko ntabwo dufata za principe mu bikorwa. Ngiye nanjye nabikubwiye batwigisha kudakora. Frère Levi batwigisha sorry gatoya batwigisha ama interdit.
malheureusement muri monde ya message je le dis Imana ibabarira avec toute humilité prédication nama interdit. Urasanga baratubwiriza gusa kudakora ne péché pas, mwe kunywa inzoga, mwe kunywa itabi, mwe gukina amakarita, mais on ne dit pas ce que nous devons faire. Uyu munsi aho birimo birapfira, ikintu cya mbere nibatubwire ko tugomba kubigenza, icya kabiri banabitubwiriza izo nshuro nke babikora nitubishire mu bikorwa. Yes, exactly. Nibyo cyo urakivuze nicyo nanjye kukunganiraho. Ijambo riri mu Matayo ibice 7 iravuga ngo celui qui écoute la parole et la met en pratique, il est comparable à un homme sage. Donc umuntu wumva ijambo ry'Imana akarishyira mu migorwa agereranywa n'umuntu w'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Icyo tuvuze ni iki? Iri jambo rirakomeye kandi twageza ahantu hatajya havugwa. Kubera ko turi claire tugomba kuvuga iby'Imana yavuze. Si on prêche que les gens doivent donner de l'argent, ce n'est pas ibintu biri fondé, c'est la parole, c'est la parole. Même Branham a prêché. Branham yarabibwirije, Bible irabivuga, ubutumwa twizeye burabivuga. Ntabwo rero tugomba gutinya ko abantu babyumva, bagomba kubyumva bishaka bikore, Imana izamuha umugisha. Nta nuhatiwe kubikora kuko n'Imana nayo ntishaka kubikora utabyemera. Donc nibyo Levi yavuze convaincu concerné. Donc uzumva ko bikureba. Icyo ngenda kuvuga ngana ku musozo nuko twinjiye indani cyane. Umuntu ugomba gukiza mwene data baricaranye. Baricaranye ku ntebe ku murasambura imwe. Ugomba gukizwa na bene data. Frère, ijambo nkubwiye yo tugira umwanya hano twari ku devoir ibintu cyangwa tukizira. Esther 4 tugiye kure frère Hermas. Esther 4 Mordecai yabwiye Esther. Peut-être que c'est pour un temps comme celui-ci. Yes. Bireme ibintu ufite ntabwo ari ibyawe ni by'abandi. Imana Mordecai yabwiye Esther ntabwo wagiye kwicara muri iriya royaume kugira ngo ufate ama selfie. Hari impamvu wasanga impamvu ari yingiye. Wasanga impamvu ubona ayo ma application y'akazi ari kugira ngo yohereze bene data. Yes. Bon, ici j'ai aduhaye wenda sashaka iri part iri profo. Ariko c'est il faut dire la vérité qu'on l'ivuze. Tugomba kugira 2022 tugize abantu kure. Urakarakare uva muri église avemo, uva muri message ariko tugomba kubwiza abantu ukuri. Bitari ibyo ngibyo on n'est pas sincère. Kandi Imana izabitubaza. On n'est pas sincère. Hari ikintu twigeze kuvuga twakivuze tuvuga gutya. Yego dusoza. Dusoza frère mucyo. Pourquoi tugarutse muri Bible? Dieu a mis dans l'église israélite les riches et les pauvres. Bible itubwira clairement ko yabaretse ku bushake. Les pauvres sont là pour enrichir les riches. Ntabwo babizi. Nicyo nakubwiraga. Reba uriya mukene Lazaro wahoraga ku muryango w'umukire. Byagenze bite? Mu by'ukuri yatahura Lazaro uwo ari we akamenya Lazaro icyo afite, byari gutuma aba nka Lazaro kandi akagumya agakira. Noneho bakanabana. Sibyo? Uraguza imodoka yawe uri kureba amatapi ukuntu asashe neza, unyuze imbere ya mwene so, sinshaka yinjiramo. Imana izaguha umugisha bigenze bite? Abitse umugisha nuko ijambo riri kukubwira ngo que Dieu te bénisse, que Dieu te comble de bien. Imana ikongerere uyisuri bara aho kugira ngo umuhe ubone guhabwa, uramwimye nawe uriyimye. Ibyo ndumva birimo biri kudusunikira mu yindi sije ya l'amour fraternel, nayo iri mu bintu twifuza ko twazaganiraho vuba. Ariko cyo twarebaga no bukire cyangwa se kukira umuntu ataviyo ijambo atagiye hanze ya principe. Donc nabyo bikoraho. Yego ni byiza cyane. Hanyuma ndagira ngo noneho dusoza practically speaking Levi. Ngo tubwire umuntu umukristo ukeneye gukiranuka kandi akana prospera, mu by'ukuri agiye guhaguruka agiye ku murimo, mu magambo make muhereze tips. Tips ya mbere we kubindyarya. Tips ya mbere nabyo Imana irimo kunshira ku mutima kubwira muri no mesa abantu turekera aho ngaho kubindyarya, tuvugisha ukuri. Tip ya mbere, first of all, ba accountable. Nta muntu ugomba kugukiza, uwe nyine ugomba kubyikorera.
wenda abandi bagufasha, ariko at the end of the day niwe bizaturukaho. Tip naguha, icara wamaze kuba sincere, niyo base ya chrétienté, base y'ubukristo, ishingiro ry'ubukristo ni ukuba umunyakuri. Ngewe ndi kubivuga Imana imfashe mbuwa mbere wo kubiviva, ariko base y'ubukristo ni ukuba umunyakuri. Turekeraho Satani yaradukirishije, turekeraho kwibeshya no kubeshya abandi, tuba abanyakuri. Cyo kintu cya mbere. Cya kabiri, reba n'iki ijambo ry'Imana rivuga kubyerekeye gukira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iki? Iga. Hari ugutanga, hari ugukora, hari ukwizera, hari ukwatura neza, hari ugutitiriza. Ayo ni amaprincipe divine ahari yigishwa buri munsi. Yakurikize maze ukuntu Frere yavuze, Imana nuyiheka kwimuza ubivuge. Shamgar TV bazaza bagufata amashusho ngo genda umuntu wa mbere wakurikije ijambo ry'Imana rimbwira bigaswata, ndaje kugira ngo Imana ikorwe isoni yarambeye. Ariko tuzatugeza muri accusation kandi avec raison. Ariko uyu munsi ntabwo ushobora kupanga uri umukene ntacyo urakora, urategereje, uraryamye ngo ntabwo bizagwa mu ijuru. Frere Branham aravuga ngo ntabwo Imana idusunika ahantu dukure hariya, no on doit faire quelque chose. Ntabwo Imana iduhata ibintu, tugomba kubiharanira no kubishaka. So ngiye tipe na mwanize ebyiri, abe sincere, uvuge ngo hano rwose naratsinzwe, hano naraneshejwe, Mana ndacyari umupagani, Mana sindaba tayari, Mana ndacyari indyarya. Cya kabiri, kurikize principe z'Imana. Niki Imana ivuga ku byerekeye ubukire? Soma ijambo ry'Imana. Nibikunanira, Frere Leva arahari, Frere Elma arahari, abapasiteri benshi bo muri matorero yacu barahari. Uzajya n'ibyo bavuga Frere pasiteri, kugira ngo umuntu ukire birasaba iki? Ikintu cya mbere, tanga. Icya kabiri, izera. Cya gatatu, nagutako cya mbere kwanza no gusenga, senga, tanga, izera, titiriza. Umukristo atura neza, byakomera. Ibyo byose ubikore, urebe ko bitazagenda neza. Urakoze. Murakoze cyane. Hanyuma namwe musoza Frere Herman, izo sinzi niba hari ibindi mwakongeraho by'umuntu akeneye gukora. Hanyuma umuntu atubwire se mubona ubundi bwo bitaba ikibazo turamutse dukize twese, abakristo twese turamutse dukize muri asanga abantu twazana kuri Kristo rwose dukize. Reka nkubwire, hano uyu nge nibanze kuri John Charity. Iyo tuyinjiramo abatwumva baze kubisoma paragrafu ya 4 kugera kuri 15, uraza kubona la foi sans réserve est morte. Yo ku itariki 22 z'ukwa 8 1950 uraza gusanga umugore Imana yabwiye, hari umudamu imwe Imana yabwiye ngo shyira John Charity check after affaire. Ayigejeje kwa John Charity ngo no ya $25,000, aramubwira ati ngiye nta affaire mfite, ngati Imana yambwiye ngo nyiguhe, donc yemere. John Charity Imana iza kohereza umukozi w'Imana, inzu yavanyemo iramubwira ngo nayimuhe, asohoka mu nzu ajya gucumbika we n'umugore we. Imana imuha. No kuvuga ngo icyo ngira bene data baba Kristo, baba jeune cyangwa se muri rusange ba generation avenir, ni ibintu bitatu: soit honnête, soit fidèle, soit sérieux. Ba honnête, umuntu umaramaje mu mutima, aribyo Levi yavuze. Hanyuma ubu umuntu wiringirwa hehe kwanza imbere y'Imana. Hanyuma umuntu w'umunyakuri, sérieux, umuntu uhagaze mu bintu kandi abihagazemo atari kubyibandikamo. Hanyuma umuhanuzi aravuga ngo, abivuga mu butumwa bwitwa La Région de Jezabel, aravuga rero ngo si tu es honnête, Dieu aussi sera honnête. Niba uri umuntu w'indahemuka, Imana nayo izaba indahemuka. Niba umuntu umaramaje, Imana nayo izaba sérieux nawe. No kuvuga rero iyo niyo principe twabwira abantu, mugaruke, kuko n'Imana ijya kubivuga muri Malaki 3 iravuga ngo vous me trompez toujours, revenez à moi et vous verrez. Mugaruke kuri ngewe muzareba ko ntazabikora. Nuko nicyo tugomba kubwira abantu bose, mugarukaho ubukire bubonerwa, mugarukaho ubutunzi bubonerwa, mugarukaho ibintu bibonerwa, kandi mugaruke kuri principe yo kubibona kuko Frere yabivuze. Donc ntubaze Imana ibyo utayihaye. Muri abandonatu umuhanuzi aravuga ngo Imana yahaye Abrahamu, Dieu est prêt de multiplier ce que tu as abandonné. Yiteguye kwagura icyo wasize, ariko irareba igasanga ntacyo wasize, none ugasanga uri kwisaba ngo ntuburira ibintu 100 kandi nta na kimwe urasiga. Donc nta na kimwe uratanga. Tanga nurangiza uzaze rwose uvuze neza.
azaze bamuhe iyi TV Shamugari TV, azavuga ati njyewe ndi umuhamya wa mbere ubonetse, nakoze iby'Imana yavuze, none reba ukuntu mbaye. Amen. Yego, Imana ibaha umugisha cyane. Imana ibaha umugisha. Bene data rero turabashimiye cyane yuko mwabanye natwe. Mu by'ukuri ni ikiganiro kisa naho giteye amatsiko ku buryo nge numvaga byakomeza, numvaga twakomeza tukaganira n'ibindi birushijeho, kuko buri ngingo yazamuraga amatsiko y'ibindi dushobora kuba twaganiraho byinshi, ariko ku bw'umwanya ntabwo bidukundiye. Gusa mubaye mwabikunze munifuza yuko twabikomeza, nabwo mwatubwira hasi munsi muri comments, mukatubwira uko mwabifashe. Ese koko nawe hari n'ubuhamya ufite koko warabikoze, ibyo bamaze kutubwira warabikoze bigenda neza, cyangwa se warabikoze biranga koko mutubwire. Hanyuma niba nanone niba twanakomeza tukagira n'ibindi biganiro nk'ibi nabyo, mu by'ukuri tukaba twabikomeza kugira ngo murusheho guhabwa umugisha, kuko nicyo kintu nyamukuru, niyo ngingo nyamukuru itwicaje ahangaha, nicyo kintu nyamukuru tuba twafatiye uyu mwanya. Rero bene data ndagira ngo mbashimire cyane kuba mwitabiriye ubutumire bwacu. Ukuri Imana ikomeze kudufasha gushyira mu bikorwa ijambo ryayo, Amen. ndetse ikomeze no kudufasha kutavuga amen gusa, ahubwo ibyo twavuzeho amen tugende tunabishyira mu bikorwa, hanyuma turebe koko niba bya bintu batubwiye bizakora. Dusoza rero nagiraga ngo mwene data Herman mudusengere mu Mana, hanyuma dutandukane kandi koko tubashe no kugira n'umwete wo gushyira bya bintu mu bikorwa. Murakoze. Uwiteka Mana yacu, Mana y'ukuri, Mana nzima, Mana y'ijambo ryayo, ntabwo ubeshya. Ijambo ryawe riratubwira ngo ntabwo uri umuntu ngo ubeshye, cyangwa umwana w'umuntu ngo uwicuze. Icyo wavuze uragisohoza. Ni nacyo cyari ishingiro cy'ikiganiro cyacu, ko umuntu ashobora kugira ibyo ageraho kandi atavuye mu nzira yawe, atanyuze ku ruhande icyo wavuze, kuko uri Imana y'inyakuri. Ndagushimiye rero ko iki kiganiro uduhaye n'aka kanya uduhaye, tukaba tubonye imigisha muri cyo, kandi tukaba tuzi ko abana b'Imana bazafashwa n'ijambo ry'Imana tuberetse, hanyuma kandi bazakomeza guhabwa umugisha mu ijambo ry'Imana. Ugumye guha umugisha iyi gahunda ya Shamugari TV, ibiganiro byose itegura kugira ngo bifashe bene data babyitangira bose, ugumye kubaha umugisha, n'abumva ikiganiro bose bizabagira umumaro, mu izina rya Yesu Kristo turakoze. Amen. Shamugari TV.